Ndagarutse ngo twongere dushime Imana, dushime Imana ikitubeshejeho, dushime Imana ikituhagaritse, wa mugani wa ya ndirimbo yo ku bunani ngo dushime Imana ikiduhagaritse. Hanyuma rero mumfashe tuyisingize, tuyirate ahantu hose kubera ko niyo iba yatugejeje aha ngaha, niyo iba yatumye tubyuka tukumva turi bazima, tukumva turakomeye, tukumva dufite imbaraga zo kuba twagira icyo dukora, kitubeshejeho kikabashaho n'abandi bibaye ngombwa iyo umuntu afite umutima mwiza, yitekerezaho agatekerezaho n'abandi, wabyuka ukumva abantu mubana bagomba nabo kwirirwa bariye, ugashakisha icyo bari burye, ukumva abantu muhuje igihugu nabo ukabatekerezaho, ukumva nabo bakenera kuza bagombye kubona icyo barya, uretse ko bidashoboka muri rusange. Hari n'ibitewe n'uburyo igihugu cyacu kiba kiyobowe cyangwa se ibihugu by'abandi biba biyobowe. Nitwa Sylvie Mukanyiko, ndabashuje cyane abambonye bwa mbere, murambe mukomere, mwahisemo neza kuza kuganira nanjye kugira ngo turebere hamwe uko twazamura iyi shene yanjye yitwa Mukanyiko w'Umutabazi, tukayiteza imbere, hanyuma tukareba ko twatabara kuko niyo gahunda yayo, niyo gahunda yayo yo gutabara. Ni umutabazi, abatabizi wenda bamenye bwa mbere batari basanzwe babizi, Mutabazi yari data, niyo mpamvu nayise Mukanyiko w'Umutabazi. ntago ari ya guverinoma y'abatabazi nk'uko bamwe babikeka, ntago ari byo nashaka kuvuga, uretse ko nayo ntacyo yari itwaye, nuko wenda bayigeretsaho ibyaha bakavuga ngo reka mane nsuhuze abo dusanga mwe mbone kuvuga iby'ubutabazi. Mukomere cyane turi kumwe mu bihe byose. Guverinoma y'abatabazi rero yagiyeho igiye gutabara, ariko bahise bayigerekaho ibyaha. Ibyo byose u Rwanda rwari rugeze mu makuba, nta perezida uhari, nta perezida yari yapfuye, nta minisiteri ubwo zari zashwanyaguritse, igisirikare cyari cyapfuye kubera ko shefu wacu nawe yari yapfiriye mu ndege. Noneho abantu baravuga ati twishyire hamwe dushakishe uburyo twakora guverinoma y'igihugu. Ubwo rero bishyize hamwe bakora guverinoma mu bihe bibi, bakora kugira ngo barebe uburyo bazamura igihugu, barebe niba babisubiza ibintu mu buryo, ariko ibyaha byose byabaye inkotanyi zabibageretseho, barabatoragura babafunga. Ariko bari bakoze guverinoma yo gutabara abanyarwanda, ntago bari bakoze guverinoma yo kwica nk'uko abantu babikeka, kuko nk'uko babibashinja, iyo baba ari abantu bafite gahunda yo kwica baba barabikoze, kuko baba barabikoze. Iyo baba bafite ubushobozi baba barabikoze, kubera ariko nta bushobozi bari bafite, igihugu bari bamaze kugifatira mbarigo, imbunda ntazo bari bafite, barahunze, bagize igitaramo bakora guverinoma. Ubwo rero guverinoma y'abatabazi rwose ngewe ntacyo uriye umubyibuzi kuko ntako batagize, ni abantu bashatse kugira ngo ibintu batabara igihugu, uretse ko bagitabaye mu bihe bitari byiza. Karagaciyemo ko gusobanura iby'ubutabazi. Ubwo rero nanjye nkumva ko mu bagomba gutabara igihugu nanjye ndimo, niyo mpamvu shene yanjye yitwa Mukanyiko w'Umutabazi. Ubwo rero byahuriranye n'izina rya data, bihita bihwaniramo, mpita numva bihita bihuza nyine n'izina ryanjye Mukanyiko w'Umutabazi, niko nitwa. Ntabwo nzabihindura kugeza igihe dutabariye abanyarwanda, uretse ko na nyuma yaho burya mu buzima hahora hakenewe abatabarwa. Nuko wenda iyo abantu bamwe bageze ku butegetsi, cyangwa se bageze ngo ushize impundu barayiganira, bamwe bagera ku butegetsi bakumva ko byarangiye, abandi nta bantu bo gutabarwa bagihari. Ariko burya ku isi hahora abantu bo gutabarwa igihe cyose, nubwo utatabara abo mu gihugu cyawe ushobora gutabara abo mu kindi, cyangwa se ugatabara abaturanyi, abantu bahora bakeneye gutabarwa rwose, nta gusinzira. Ubu rero insanganyamatsiko y'uyu munsi nagira ngo nashaka gusubukura cya kiganiro nasubitse ubushize, mvuga ku bagore, abagore b'abicanyi, uburyo abagore bica kandi bitari ngombwa, bitanakenewe, atari nako Imana yaturemye. Imana ntabwo yaremye abagore kwica, nubwo n'abagabo itabaremeye kwica, ariko bo wenda umuntu yatorera umuntu yapfa kugenekereza akavuga ati okay,
ni umugabo wenda afite imbaraga zo kuniga umuntu cyangwa se zo kuba yafata imbunda cyangwa se yo kugira gute, ariko umugore we rwose kumubona umugore afata imbunda cyangwa se agafata icyuma agakera ijosi ry'umuntu cyangwa se akagambanira undi muntu, numva rwose ari ibintu bitagombye kubaho, akaba ariyo mpamvu numva ko n'isi yangiritse kubera ko abagore babaye abicanyi, cyane noneho tugiye mu Rwanda iwacu, u Rwanda rwatunaniye kubera ko kuva kera abagore batugira igikoresho cy'intambara, iyo ugiye mu mateka wumva abitwaga ba Kanjogera, ntago mbazi sinari mpari, ni amateka abisobanura, ariko wumva ukuntu bamuvuga ko bari abagome ukumva bamugize umugore w'intwari mu kwica, mu kuba yarisha abantu. Reka maze mpere rero ku mugore, ubushize mu kiganiro nakoze ubushize nsobanura indirimbo ya Bikindi, nashyizemo umukecuru witwaga Nyagakecuru mu Bisi bya Huye, ariko ntabwo nari mfite amakuru menshi ahagije, ubwo rero baje kunsobanurira ko ngo yari umukecuru ukaze cyane, afite Ibisi bya Huye byose urebye ari nk'isambu ye kwa. Ubwo rero wenda umugabo we cyangwa se famiye ye ntabwo nabyo nabisobanuje neza, ariko ngo yari afite Ibisi bya Huye ari ibyo, noneho rero akaba yari afite inzoka yamurindaga. Iyi nzoka ikaba yabaga mu matovu, inzoka yihishagamo. Noneho rero abantu bakabura uko bamugeraho, bagatinya ya nzoka, bati izaturya n'ibyo byose. Bigeze aho bamwigira amayeri, bamuha ihene, zirangije nawe ntiyabitekerezaho, ararangara cyane. Za hene zirya ya matovu, inzoka irahunga, imaze guhunga bahita baza bamugeraho, ubwo Ibisi bya Huye bahita babyigarurira. Nyagakecuru ibye birangira gutyo, baramusanga aho iwe baramwica, bya Nyirabiyorora Jatera, ibya Nyagakecuru birangirira aho ngaho. Ubwo uwo ni umugore nawe wari intwari. Ubwo niba Ibisi bya Huye byari ibyo, nuko yari umugore uzi gukora, wenda yaranahaguze cyangwa se yari afite wenda yari isambu ya famiye, akayirwanaho, akayikomeraho rwose, akayiporoteje, akayitaho ku buryo abantu bose bayishakaga. Ibyo byose niba Ibisi bya Huye barabishakaga, nuko babonaga ko hari inyungu zirimo. Ibisi bya Huye ntabwo mbizi, buriya wenda abantu babizi dukomeza tuganire, twungurane ibitekerezo, tuzageze ubwo tujya tumenyana ibyo Bisi bya Huye. Uwo mugore yari ameze ati, yakomejwe n'iki, byagenze gute kugira ngo abe afite Ibisi bya Huye. Ubwo rero muri urwo rwego nyine nawe mushyira mu bagore numva bari bakomeye b'intwari, batavugirwagamo. Tugarutse rero ku ngingo y'abagore, ntabwo mbasha kumva ukuntu umugore yica umuntu. Ntabwo mbasha kubyumva neza, ukuntu umugore uzi ukuntu inda iryana, ubushize nabivuzeho, akaba azi ukuntu umuntu atwita umwana, ukamurera ukimusama, ukakora uko ushoboye rwose, ukarya ibiryo byiza by'intungamubiri nziza uramutse ubishoboye. Hari igihe rwose inda gutwitisha ibyo akataribwa n'akataribwa, gutwitisha ibitaka, abantu bagore bamwe bakirirwa barya ibitaka, abandi bakirirwa barya ibidashobotse. Hari abanywa inzoga batasanzwe bazinywa, ndabazi benshi. Hari abanywa akirirwa anywa ibirohwa ry'inda yamutwitishije. Buri mugore wese afite ikibazo agira yatwite. Yego hari abo bishira mu mezi abiri ya mbere bikaba byarangiye, ariko hari n'abo bikomeza, akirirwa aciragura kuva ku munsi wa mbere yasamye kugeza abyaye, akagendana agashashi. Hari abagendana udushashi, hari abagendana utuntu, hari n'abagendana ngo hari n'ubona umugabo akaruka. Ndabazi rwose, yabona umugabo waturutse hariya akaruka kubera ahita yumva impumuro y'umugabo we. Hari ugomba kugendana umwenda w'umugabo we mu isakoshi kugira ngo yumve iyo mpumuro, atayumva wenda n'inda ikaba yavamo. Ni ibintu rwose bibaho. Hari utungwa na ikintu kimwe gusa
kugeza 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 abyaye. Ibyo ni ibintu rwose igitsina gore kibana nabyo bikomeye cyane, byagombye gutuma umugore atica umwana w'undi mugenzi we cyangwa se n'uwe, ngo agende amukubite ubuhiri cyangwa se amuhe uburozi cyangwa se amuhe ibintu byinshi bishobora kumwangiriza, cyangwa se abone umwana wenda w'umugabo we, nka kwa kundi abagore bakubita abana ngo si ababo, abo bita ba mukase, umugore agakubita umwana akamutwika. Ndabazi rwose, ni ingero ngenda yizeye ngewe. Umuntu agafata umwana akamutwika, akamwima ibiryo, umwana akarwara amavunja, umwana inzara ikamwica, umwana akamukoresha atunambwene ngo nuko atari uwe, ngo nuko atari uw'umugabo. Ariko hari ikintu njya nibaza kuri iyo ngingo y'aba mukase. Umuntu iyo ugiye mu rugo ukagenda uvuga ko ugiye wenda ugiye kubaka urugo ukunze umugabo wawe, umuntu wakunda umuntu ukaga umwana we, ku buryo wumva ko ugomba kugaburira se w'umuntu umwana we ukamwihorera yabyaye ngo nuko utari nyina. Rwose icyo kintu ikintu wenda abantu bakizi bazakisubize. Ukuntu umuntu akubita umwana, afata umwana ngo nuko atari uwe akamubaga. Wenda hari igihe ngiraho nkavuga nti biterwa n'inzara, wenda avuga ati turye dukeya, cyangwa se iki cyana reka nkice kitazatwara isambu ya se cyangwa se y'abandi bana, y'abana banjye nzibyarira. Wenda se tuvuge ko ari inzara, wenda none se wenda umwimye ibiryo ariko ukareka kumukubita cyangwa se kumwica, kubera ko yazirwariza akagera akaba mayibobo, wenda akazirwariza. Ntagomba mbyumva ukuntu umuntu uvuga ngo ukunda umuntu winjiye mu rugo, ngo ukunda umugabo, warangiza ukamwangira umwana. Ntagomba mbyumva ngewe rwose. Iyo fenomene ntago nyumva. Wenda ababizi, wenda babishoboye bazansobanurira rwose. Umugore rero akaba noneho rero kandi ikindi kintu ntumva ni ukuntu umuntu uri umugabo ukaza ugasanga umwana wawe bamukubise benda kumwica, aho ugakubita umwana, cyangwa se ngo icyana ngo ni igicucu, ngo wagicucuye, ngo wasuzuguye, utabanje kureba amakosa yahabaye. Warangiza ukavuga ngo ukunda uwo mugore. Ariko ni ikintu ugurikiye k'uwo mugore ni igiki gituma akwicira umwana ukabyemera, cyangwa se amubaga, ugasanga umwana bamubaze neza, bamugize inyama. Warangiza wowe ukumva ko nta kibazo rwose, ukajya mu buriri ukaryamana n'uwo mugore wakubagiye umwana. Umukurikiyeho kirakomeye. Kirakomeye rwose, ikintu kirakomeye gituma umugore akubagira umwana, warangiza ukabana nawe, cyangwa se ukaza umwana nawe ukamusohora ukamuraza mu rutoki, ukamuraza hanze, umwana akagenda akaba mayibobo, ukaba ubizi ko umwana wawe yabaye mayibobo, umwana wawe wibyara yabaye mayibobo, ariko ugakomeza kubana na nyina. Icyo kintu umukurikiyeho kirakaze rwose. Ibintu baguha ibiryo bakugaburira, ibintu baguha bituma ubaga umwana. Reka dukomeze, ntabitindaho cyane bigatuma iminota idushirana ntaragera ku ngingo nyamukuru. Umugore rero duherewe no mateka, ariko two kuyatindamo cyane, kuko ntabwo numva tutagombye gutinda mu mateka cyane ya kera, kuko tugomba kuyabamo tukayaganiraho, ariko numva tutagombye kuyatindamo ngo dutinzemo cyane. Umugore w'umunyarwandakazi, kera ngo ku gihe cy'ingoma ya cyami niwe wayoboraga, niwe wayoboraga rwose, kuko umugabekazi yari nyina w'umwami, niwe wayoboraga igihugu urebye, cyane ko hari abami bapfaga. Noneho umwami iyo yapfaga bashakaga umusimbura, bakamushakira umusimbura bamushakiraga mu muryango. Noneho rero ubwo bagashaka, hari igihe baga ari akana gato cyane, bagategereza ko kazakura. Icyo gihe rero igihe bategereje ko kazakura, nyina niwe wabaga ayobora, nyina w'ako kana, ubwo ni ukuvuga nyina w'ako kana k'umwami. Ubwo rero umwamikazi niwe wayoboraga. Bivuga ko abagore b'abanyarwandakazi twagize pouvoir kuva kera, ariko ntabwo twigeze tuyikoresha uko bikwiye, kubera ko nubwo ngiye numva ko nubwo umwamikazi wayoboraga,
ariko ashobora kuba nawe yabaga ari igikoresho, ariko hari abagabo bari hariya bakora ibyo bakora icyo bagomba gukora, bakajya ku rugamba, bakaza bagategeka, bakaza bakagira gute. Nubwo umugore numva ko yabaga ari nka sembore n'ubundi, ntabwo mbizi neza, ubwo wenda niba hari abantu bo ku gihe cy'ibwami bahari bazatubwira, bagihari bazatubwira uko byabaga bimeze, cyangwa se abanyamateka bayize neza bazadusobanurira uko uwo mwamikazi yayoboraga, niba ari wabwiraga ingabo ati mujye kurwana hariya, cyangwa se niba wavugaga ati uriya musozi mugende mufate muwurwanirire muwuzane, cyangwa se niba ari we wagenaga akacara hasi akagena ingabo ziri bujye ku rugamba ari zande, ibintu nk'ibyo kwa, kuko kera gihe ryose ntabwo habagaho za minisiteri, ngabo ari unama za minisiteri ngavuga ati uyu ni minisiteri, uyu n'uyu n'uyu, wenda zabagaho ku buryo bwabo, ariko ntabwo mbizi, reka no kubyinjiramo cyane, babandi banseka ngo mvuga ibyo ntazi ibyo ntazi rwose, iyo ntazi ikintu ninda kukinjiramo cyane ngo njye gusobanura ibintu ntazi neza. Niba mvuga nti okay, ababizi ubwo bazajya batubwira rwose amateka yacu nayo, uretse yo umuntu bari yabinyuriyemo, ariko ayo utabonye ngewe ndavuga nti okay, ababizi bazadusobanurire. Noneho rero igitsina gore kirazamuka tugera kuri repubulika. Tugeze kuri repubulika, hari ibindi by'uko umwami hajya kujyaho repubulika, umwami yari yizeye ko ngo abagore kubera ko yamenyeye kubagira igikoresho cyabo, yari yizeye ko ngo bazamutora kuko bari benshi cyane. Noneho ahindura itegeko nshinga ry'uko abagore nabo bagomba gutora. Yari yizeye ko mbese abagore we azababwira ati muntore, arangije abagore batora repubulika. Bigenda gutyo nyine, nabo batangiye kugira agatima k'impinduramitegekere, cyangwa se hari abagabo bazi gusobanurira abagore babo, cyangwa abagabo bazi kwerekana ko igihugu kigomba kuyoborwa n'abagore bagomba kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu. Ubwo rero mwama baratsinzwe, hazaho repubulika. Tugeze muri repubulika ya mbere, ntabwo nzi niba harimo abagore, abaminisitiri b'abagore muri repubulika ya mbere, ntabwo nabikurikiranye, ariko menya ntabo. Kayibanda avaho, haza les 5 camarades bakora coup d'etat. Ndumva nta mugore wari urimo muri abo 5 bakoze coup d'etat niba hari wari urimo ubwo mwaza bitubwira nabyo. Noneho rero na guverinoma bashyizeho, ntabwo nzi niba hari umugore wari urimo. Nyuma yaho ariko ngumenye harajemo umugore umwe, ntabwo nzi umwaka yaziyeho, ababizi bazabitubwira. Noneho birakomeza, ngewe umugore nzi wabaye umugore nzi numva aho ntagiye kumenya ubwenge, numvishe ni abadepitekazi batangiye bitwaga, wari urimo uwitwaga Nyiramutarambirwa Ferikura. Nyiramutarambirwa Ferikura namumenye, niba nibuka neza nabimenye yapfuye, bavuga ko bamugonze, bavuga ko bamwishe. Nyiramutarambirwa Ferikura n'undi mugore wundi ntibuka neza bari abadepite, ubwo nibwo byari bitangiye kuza. Noneho rero ahari nibuka ariyo nibuka neza, umugore nibuka neza ni Uwiringiyimana Agatha, wowe utangiye kuzamuka yaho ni muri 1991 na 2, amashyaka menshi atangiye kuza, nibwo Uwiringiyimana Agatha rwose yagiye muri opposition ya Habyarimana. Ndamuzi rwose, we namwiboneye rwose n'amaso yanjye, nagiye muri mitingi ya MDR yaje iwacu muri komine Rutobwe, rwose mbona ni umugore ukaze cyane. Yaravugaga, yafite ibitekerezo anabivuga akabisohora, ubona ko bimurimo neza, bimurimo rwose, avugisha ukuri, avuga ati tugomba kwimuka demokarasi, y'amashyaka, ubutegetsi tukabusaranganya. Ibintu by'ishyaka rimwe ntabwo bigomba gukomeza, ibintu by'umukandida umwe rukumbi tugomba kubica. Aravuga rwose, yari umugore ukaze. Ubwo rero rwose ndamwibuka, yahise amarika mu mutwe nawe mutavuga ni wow, naye nkiri mutoya, ntabwo ari cyane, ariko nayo nigaga muri segonderi, ariko ndavuga nti uriya mugore rwose
wow kuko we nabonaga nta bagore nabonaga b'abakonseye iwacu baba bari abagabo, ababurugumesitiri, abaserire, abaperefe, ibiki byose, abaminisitiri, abaminisitiri wumva ukumva ni abagabo, twayaga tubiga muri primaire ukumva minisitiri ibiki n'ibiki, abantu bose ukumva ni abagabo, ariko ngiye kubona mbona umugore araje witwa Uwiringiyimana Agathe. Ubwo rero wenda bigere wenda ku buryo bamwishe, uko bamwiciye, ubwo abagabo baramwishe niwe bahereyeho, ubwo icyo bamuhoye ngiye numva ko ari uko bamutinyaga, bari batinya umugore uzamutse gutyo, babona akomeye. Ubwo niba ari inkotanyi zamwishe, niba ari abasirikare bo kwa Habyarimana bamwishe, ikibazo cyo nuko bakosheje, nkurikije uko namubonye, nkurikije uko yari ameze, barakosheje cyane, kuko yari umugore ubona ko ashobora kuzamura ikindi igihugu akakigeza ahantu hakomeye cyane, kandi akaba yaba n'urugero ku bandi bagore. Kuva bamwica rero ngewe mbona ko igitsina gore niho byapfiriye, cyahise kiba igikoresho cy'intambara ku buryo bukomeye cyane, kuko aho FPR igiriyeho yagize abagore bagira igikoresho burundu, baba igikoresho cy'intambara, baba igikoresho cy'amatiku, baba igikoresho cy'ibintu byose bikomeye. Ubwo rero dukomeje umugore muri sosiyete nyarwanda afashwa ate, cyangwa se kuva kera yafashwa ate? Dukurikije ibyo ngibyo maze kuvuga byaba Gata, naho ba Kanjogera n'aba Nyagakecuru, umugore yarafashwa ate kuva kera, kuva kera cyangwa se kugeza ubu, cyangwa se turebe no mu gihe kizaza ukuntu twifuza ko umugore yaba ameze. Umugore ngewe mbona, nkurikije ibyo mbona ko umunyarwandakazi nta gaciro yigeze ahabwa, haba muri sosiyete nyarwanda, nubwo bavuga ngo abagore ngo batwubaha, ngo umugabo ngo yubahaga umugore, ntabyo mbona, nkurikije nk'ibyo nabonaga iwacu mu giturage, ukuntu umwana w'umukobwa bamufata nkaho atari uwo muri iyo famiye. Umwana iyo avutse w'umukobwa apfa gusohoka mu nda ya nyina, bakabana umukobwa, bahita bumva ko atari uwabo rwose, bahita bajya muri bya bintu bahita bamufata nk'igicuruzwa, umuntu bazakosha inka bakamucuruza, bagahita bamutangira kumwita amazina ya za Munganyinka, ya za Ninka, ya za Mukobwajana, y'ibiki n'ibiki. Ngewe ntomera ko bahita bamushyira kuri marishe di travail, cyangwa se yo kuzana ibintu. Ubwo rero bakamurera bakurikije, bavuga bati wa gakobwa ugomba kwitonda kubera ko ntabwo uzabona umugabo, niwe ugomba kuza mbese ndabivuga ngo ndabisobanura ngo mbese ise cyangwa umuryango ugahita umubonamo nk'akantu ko kuzacuruza. Bakamureba bavuga ati ugomba kwitonda, ugomba kwiga imirimo, ugomba gukora imirimo ikomeye cyane, niwe ugomba kwiga gukubura, niwe ugomba kwiga gufata umugabo neza, niwe ugomba kwiga guteka, ibintu byose bakamurera nk'agakoresho mu muryango. Noneho rero ubwo umwana w'umukobwa nawe agakura yumva ko nyine agomba kwitonda, ngo agomba gushaka ubwo azashimisha umugabo we, bakamushyira kuri stress ngo yo guca imyeyo ngo kugira ngo umugabo atazamubenga, kuko amubenze akazagaruka muri famiye, yazaba igishwa mwinyo, yazaba umugore nawe nyine urugo runaniye, bagahita bumva ko ari we kamakosa araye. Yagaruka mu muryango, basaza be bagakubita cyangwa se bakamwirukana, kuko ngo wenda ngazanye abana b'abahungu bazafata isambu n'ababo. Urumva umugore agakura yumva nta kintu aricyo, ngewe niko mifata. Deja umwana akigira imyaka 8, 9 batangira kumushyira kuri stress yo kuvuga ngo ugomba kuba umukobwa umeze gutya, umubiri wawe ugomba kuwufata gutyo na gutya, ugomba kwitwararika, ugomba kujya. Nibyo ni umuco,
rwose muri sosiyete bagomba kurera umwana w'umukobwa uko neza rwose akitwararika, ariko hari stress baba bashyiragaho zitari ngombwa, ari nazo zatumye igitsina gore kibasha gukoreshwa, kuko umwana w'umukobwa bamukuramo icyizere. Iki nicyo kintu cya mbere bamusohoramo kwiyizera kwa, nubwo bwose baba bamubwira ngo uri mwiza, ngo ugomba kugira gutya na gutya, ngo ugomba kuba mwiza, ariko burya hari ikintu kirimo imbere muri we baba bakuyemo, deja na stress iyo stress bashyira ku mwana w'umukobwa akifite imyaka 8, 9, 10, niyo ituma agira imyaka 15, 16 yamaze kwikuramo, yamaze kwiyumvamo ko ntacyo amaze, ko n'ubundi ko nzigendera, n'ubundi ko bazanshyingira, n'ubundi ko ntari mu muryango wabo, n'umuhungu nawe akavuga ati rwose ubundi kabure kwiga kujya kuvoma no gutashya, umugabo nakanga ni akazi kawe cyangwa najya agakubita, umwana agakura kuri iyo stress, musaza we akamustressa, na nyina nawe ubwe kubera ko nawe bari kuyakuze, nyina nawe akamustressa, na se akamustressa, noneho byagira igihe cyo gushyingirwa, bwo rero bikaba ibindi ageze igihe cyo gusabwa, biki umukobwa akabagomba kwitwara ariko ukuntu kugira ngo azabone umugabo. Ni ukuvuga ngo umukobwa utabonye umugabo ntaba akiri umukobwa, hari abantu bageragaho bakaba umukobwa yabura umugabo, yaba ageze mu gihe cyo gusabwa, yagira imyaka 18, 19 atarashyingirwa, umukobwa akaba yaragumiwe bakamutangira kuvuga ngo kwanaka ngo hari umukobwa wagumiwe kandi afite imyaka 18 vrema 20. Noneho abasore nabo batazi gutereta, wenda cyangwa se mu mafamiye akennye y'abatindi, bakajya kwa wa mukobwa, bakajya gutereta. Ndabyibuka rwose hari uwacu wari warakuze, noneho rero ikintu bakoze ni iki, bamushingiye ngo babwitaga ngo burundu. Hari uwijyanaga rwose kubera stress bamushyizeho yo kumva ko ari mubi, cyangwa se wenda kuko umukobwa wenda hariho n'igihe baga akaze rwose, yumva atashaka uduhungu tumwurira, cyangwa se tujya kumukoresha icyo dushaka twose, we akihagararaho rwose ati nta gahungu kagomba kuza kunteto kuko ishakiye rwose. Rero byagira gutyo imyaka ikamurengana, akagira imyaka 20 atarashaka, noneho yabura uko abigenza, agatangira kujya kwishakishiriza, mpambe agatangira kwiranda n'iki yose, noneho akazijyana nibyo gutera kwijyana. Haba ni famiye rero ipfa gusa gukomakomera, bakamushingira ibyo bitaga indundu. Indundu nukuza kukwa, hari nugukwa, bazanaga inka, ariko oya nibyo se indundu, ariko ntihabe indongoranye, cyangwa se nukumujyana badakuye, bagakwa bakavuga ko bakoye ariko ntibatanga inka. Uretse ndabicunga neza utanze babwira indundu, umuhungu baza gukwa, reka utanze babwira, ndibubyibuke neza, kibitaga indundu. Ibyo byose ntabwo byatumaga, ntabwo cyabaga ari ikintu cyiza cyane cyo hagati y'imiryango, cyerekanaga ko umukobwa we yagumiwe. Ubwo rero umukobwa agakura yumva ko ntacyo afite, ubwo niyo yabaga yashyingiwe gutyo, umuryango agezemo nawe bamufataga ko ari umugore, deja yabaga yamaze gutakaza icyizere cye, abantu ahashingiwe naho bakamufata nk'umugore w'ikigoryi cyangwa kibi. Urumva rero gutakaza icyizere, n'abana abyaye ntago abarera neza, ntago abarera. Yagize ibyago rero akabyara umukobwa, bwo bindi batavuga ngo wa mukobwa kwa naka ngo washyingiwe yijyanye, cyangwa se ngo bakoye indundu, ngo yabyaye umukobwa nawe bikamujyaho, bigakurikirana gutyo, bigashorerana, bikagera muri sosiyete. Akaba ariho numva ko sosiyete nyarwanda yagiye ipfira, kuko igitsina gore cyarashikamiwe,
igitsina gore kigashikamirwa kuva mu miryango hasi kugera mu rwego rw'igihugu, kugeza ubwo babona ko umukobwa utangiye umugore cyangwa umukobwa utangiye kuzamuka akajya muri politike, igitsina gabo gihita gishakisha amayeri yo kugira ngo kinagaze. Ibyo ngibyo byo ntabitinzeho namwe murabizi, bigeze muri FPR bwo rwose byabaye mahwi. FPR yo rwose yarabitsikamiye, bambi yarabizamuye. Murabizi ko igitsina gore cya FPR yakigize igikoresho cyo kugira ngo ifate ubutegetsi. Icyo cya mbere yakoze ni ugufata abakobwa babo n'abagore babo ikabinjiza mu gisirikare cy'u Rwanda no mu bategetsi n'ibyo byose, ikabazana abagore beza cyane, dore ko sinzi niba nabivuga noneho baranyica, ngo batutsikazi ngo nibo beza. Ibyo nibyo ni ibintu bivugwa, bituma kubivuga uko biri. Atutsikazi ngo ni beza cyane, abagabo b'abahutu nabo nyine bagahita kajya gushaka ngo batutsikazi. Rero nabo inkotanyi cyangwa se abo nakwita abashaka ingoma ya cyami barabikoresheje, babigira iturufu yo kugira ngo bakomeze bayobore u Rwanda, baruyobore uko bashatse. Nibwo bafashe abagore babo babashyira mu ntambara. Ibyo byose ntabwo nzi ko mu gisirikare cya Habyarimana harimo abagore b'abasirikare bakomeye. Niba bari banarimo, bakoraga mu biro, bagakora muri za administration, ibintu nk'ibyo byose bikomeye. Ubwo abasirikare bo ku Habyarimana batubwira niba mu gisirikare cyabo bari bafitemo abagore b'ofisiye ngo bafite imbunda rwose bajya kubyiga hanze bakagaruka. Ariko FPR yo yabambitse imbunda, ibambika simoko. Ndabizi hari umuntu wabigeze kubinganiriza ambwira ukuntu mu gisirikare babaga bameze, abagore babo twe nabo barabyivugira atari ibanga. Abagore ku rugamba rwa FPR rwose babaye ibikoresho bikomeye cyane. Nibwo ibikoresho by'imibonano mpuzabitsina. Iyo umusirikare bari ku rugamba, iyo umusirikare yabaga arakaye umujinya wose yazaga akagutura umwana w'umukobwa, akaza akamufata ku ngufu, yarangiza wenda n'uwo mujinya wenda yakumva wenda umubiri utaruhutse neza nk'uko abyifuza, akamurasa kugira ngo wa mujinya yari arimo ushiremo. Urumva, ibyo rwose byabayeho abana b'abakobwa abatutsikazi. Ibyo byose n'ubu nta mutukazi wari urimo mu rugamba rw'inkotanyi. Abatutsikazi babaye ibikoresho by'inkotanyi mu rwego mudashobora kwimagina. Ntabwo mushobora kubyumva keretse muhuye wenda n'umukobwa cyangwa umudamu wari urimo, akabasobanura ukuntu byari bimeze. Ntabwo byavuzwe, ntibyigeze bivugwa, ntabwo byasobanuye, ntabwo babivuga. Bavuga uburyo bakubitaga urufundo, ariko uburyo bafataga abakobwa ku ngufu babo, bari abakobwa bari aho ngaho nyine b'imitako, bagomba kurongorwa, nta kindi kintu babakoresha. Ubwo utewe inda bagera ku nyuma y'ibyumweru 2 agatangira kwirukishwa, bakamukura mu nzira kubera ko ubwo ntacyo yabaga akimaze. Urwaye indwara wenda bakamutera ibirwara, yabaga agomba kuva mu nzira. Uwo baketse ko wenda yaryamanye na fandi utari uwo bashaka, yaba agomba kuva mu nzira. Uwo baketse ko afite communication no hanze na nyina wabo cyangwa na se wabo cyangwa se na nyirasenge wenda uri hanze, yagomba kuva mu nzira. Igitsina gore bagikoresha uko bashoboye kose. Ubwo kandi no mu gihugu niko bafata abagore bakabashyira mu butegetsi kugira ngo bajye kuneka abandi, bakagenda bakaba abayaya, bakaba abagore mu ngo, bakajya kuba indaya mu tubari kugira ngo babashe babaga bazi aho utubari tw'abakire banyweramo bari abategetsi n'ibisirikare. Pardon, ntabwo mbatutse nako mumbabarire kuko ntabwo ari ibisirikare nyine bikomeye da. Ibisirikare ntabwo mbavuze ko ari bibi, mvuze ko ibisirikare bikomeye nyine by'amanyenyeri akomeye cyane.
babaga bazi utubari banyweramo, babaga bazi ingo zabo bageramo, abaminisitiri babaga babazi, bakora ku buryo umugore agerayo, umukobwa cyangwa se umukobwa mwiza mu mwambika uko bashoboye kose, akagenda akajya guseduiza minisitiri cyangwa koroneri cyangwa se badepite runaka kugira ngo bazagere ku byo bashaka. Kandi koko babigezeho, bakoresheje igitsina gore ku rugamba, baratsinda, intambara barayitsinda. Ba Roza Kabuye rwose n'ingero zikomeye cyane, n'aba Nyumba Loizia n'abandi benshi cyane. Mu gisirikare cy'Inkotanyi harimo abofisiye benshi b'abagore, babigeraho. Abo bohereza mu gihugu akazi bagakora neza rwose. Bravo les filles, abagore rwose Inkotanyi-kazi, mwakoze akazi rwose uko bikwiye. Ariko icyo nzi ni uko igitsina gabo cyararangije kibashukunya hariya pubere. Umugore, ikintu tugomba kumenya abagore ni uko hari igihe kigera, imyaka ugeramo, iki byose ukaba pubere, ukaba umwanda, bagafatira udukobwa dushyashya. Ubwo nibyo mbavuga nti abagore Inkotanyi-kazi mwarakosheje, wenda namwe si mwebwe byatewe n'uburyo mwari mwararezwe nyine, kuko babamburaga icyizere n'iki byose, babumvisha ko ngose umugore ari ugomba kujya imbere kugira ngo ayobohore igihugu, bakabibumvisha, urumva. Noneho rero mukabyemera, murabyemera, mujya muri za minisiteri, mujya hehe gisirikare, mufata imbunda muraziheka. Ariko natwe abagore hari aho tugera tukirengagiza ko hari imbaraga tudafite nk'iz'abagabo. Umugore hormone zacu turazihindagurika, hari igihe ugera ku kwezi mu nda hakakurya. Icyo gihe rero ntabwo wafata imbunda mu nda hari kugukegeta. Iyo babonye nta imbaraga zigushiranye uwo munsi, iyo minsi 2 y'ukwezi 3 nta mbaraga ufite, bakutahariye niko bimeze. Igihe kintu tugomba kugitekerezaho. Ubwo rero noneho igihugu baragifata. Noneho rero baza kurya intsinzi, bera mu kana k'udukobwa nyine twari turokotse, batujyamo, bamwumvisha ko rwose aribo barokoye intsinzi zabo, intsinzi bagomba kuyibaha. Abana b'abakobwa nabo barasamara abasirikare bose babiraramo, babatera amada, babatera amasida, babatera inda, babatera ibiki ku buryo rwose igitsina gore, abana barokotse b'abakobwa, abataratwise wenda ngo inda zibice, abatararwaye amasida, baradeprimye. Ubwo urumva abandi bakaza abate baje batoragura nk'utoragura inkwi, utwara k'udukobwa turimo ngo turimo aho twarokoye twose, bagahitamo ubundi bakaduhererekanya ibintu nk'ibyo. Ku rundi ruhande nabwo, no ku rundi ruhande reka kuruvugaho, ubwo natwe ibyo twagiye duhura nabwo, ndavuga abahutukazi, ibyo twahuriraga nabyo mu ntambara ni ibintu birebire cyane. Nabyo nashobora kuzabikuramo ikiganiro, duhunga ibibazo twahuriraga nabyo. Kugenda uri umukobwa, igitsina gabo, abagumiwe abagabo bagumiwe nabo bagendaga batoragura abakobwa. Abasirikare bataye abagore babo bakagenda basakuma abakobwa ngo babone icyo bagenda barongora. Noneho bageze mu nkambi nabwo akafata umukobwa. Nitanga nk'urugero, hari umudamu twari duturanye mu nkambi, nabaye mu nkambi baramo nk'amezi 2 gusa. Ariko umugore twari duturanye, nakurikiranye amakuru bambwira ko agihari ngaba Kigali. Yarambwiye ngo hari umusirikare, ngo nari muri kapitene, niba ari ibiki ndisibuka neza amapeti, cyo nuko cyari kigabo cy'igikara. Noneho rero arambwira ngo uriya musirikare ngo rwose ngo yagukunze, ngo bishoboye ngo wa umugore we ngo yakujyana. Ndavuga ntari kuse kandi kumuvuga izina umumama, ariko se ngiye nta mugabo nshaka rwose, mbabarire, nta mugabo nshaka. Nabanaga na musaza wanjye n'abandi bantu muri famille muri shitingi, kuko famille nyine yari yasubiye inyuma, yari yatashye, bari bamaze no kwica buriya. Ndagakobwa nyine karaho ngaho kabatekera, nabatekeraga, narangiza nkajya
nkajya gutereta abazayirwa ibiringiti, nacuruzaga byeri nacuruzaga byeri, noneho rero abazayirwa baza bakora muri iyo nkambi yatangaga ibiringiti n'ibiki byose bakaza kunywa, noneho baramenya, noneho tukumvikana ko njyewe nzagenda bakampa ibiringiti, ubwo nkamwongera nk'icupa, nkababwira nti ugomba kuzampa ibiringiti byo gucuruza n'amashitingi kugira ngo nirwaneho. Noneho rero njyewe nkagenda nkajya gucuruza, nkagenda wenda nkandika ko mfite imiryango ibiri, amanyanga njya nicuza impamvu nakoraga ayo manyanga ariko ntacyo, ni ubuzima niko bimeze. Bakampa ibiringiti bibiri, wenda njyewe bakavuga ngo umuryango wa naka, nkaba mfite nkiyandikisha nko ku miryango 3, nkafata umuryango wacu n'uwa wenda n'uwa onkre twabanaga, nkamwandikaho abantu 3, wenda njyewe n'umusaza wanjye tukiyandikaho 5, n'undi mu onkre nkamwandikaho 4. Ubwo urumva niba iwacu twabaga dufite ibiringiti 3, kongeraho 5 n'8, kongeraho 4, ubwo urumva nabaga nkatahana nk'ibiringiti 12. Nuko noneho rero ndakagako kagenda aho ngaho, ubwo urumva abantu bazaga, abasirikare bazaga kuri uwo mudamu cyangwa se bacaracara aho ngaho bakambona, bakabona kariya k'abakobwa bakumva ko ngomba kugakira akagore. Urumva nuko byabaga bimeze rwose, ntabwo ari njye gusa, abana bagenda bwari udukobwa dutangiye gukuraho gatoya, bagenda basakuma. Noneho rero ubwo uwo mudamu arambwira ati uriya mugabo yakugira umugore n'iki byose, ntabwo ibyo birimo, ntabwo birimo. Noneho rero migeze aho, umunsi ukurikiyeho hashize nk'isi 2 mbona wa mugabo, kuko umusirikare aje yabonye umugore, aje gusura wa mudamu yabonye umugore. Urumva yaragiye ahita abona umukobwa, sinzi niba bari baziranye, sinzi niba bari bagize gute, abayibonye umugore, mbona aramuzanye. Nuko rero ubwo urumva ukuntu urumva iyo nemera nkamusanga, ntabwo nari kuba muzi, ibyo ariko nkoresha simbizi, sinarinzi niba uburyo yitwaraga, wenda yari interamwe yisha abantu ibintu. Mbese urumva ko igitsina gore mu Rwanda cyangwa mu Banyarwanda, abagabo b'Abanyarwanda bumva ko tugomba kuba igikoresho cyabo, gafata igihe ashakiye, akarongorera igihe ashakiye, gakubita igihe ashakiye, akicira igihe ashakiye, ibintu nk'ibyo kwa. Noneho rero ndabona iminota inzamukanye, reka kanihutishe igihe. Icyo mvugiraho ni uko twebwe abagore ntabwo twiye tubona ko turomareka ko abagabo batugira igikoresho. Niyo mpamvu ibyo badukoresha tubyemera, hakazamo no kwica. Ubwo inkotanyikazi wenda abahutukazi bagiye mu ishyamba, ntabwo nzi ibyo bakoze, wenda nibo nabo barisha, ariko uretse ko ntabyo bakoze rwose, nambabeshyeye, ntabyo numvishe. Ariko inkotanyikazi zo naziboneye rwose, aho abana b'abakobwa ku ishuri, aho batugambanira neza ku mugaragaro, bagashaka kutwicisha cyangwa se bakicisha abantu ureba neza, akaza akakwibura urufunguzo. Njyewe nari duwayene, narivuze ubushize, akanyibura urufunguzo, azi neza ko inkotanyi ziri buze muri dorotwari zikica abana b'abakobwa barenze 200, kikatwica twese kikaturangiza, abizi neza, ari umukobwa w'inkumi, abizi neza, akaza. Cyangwa se niga kurusha twari dutuye, kwabaga muri dorotwari ahantu hejuru, yari ifite etaje, ku buryo ureba ibibera mu kigo hasi n'ibibera hakurya mu giprofeseri. Ubwo rero muri icyo gihe barimo bamaze kwica abahutu bo muri Rushashi, cyangwa barimo babipanga, ntabwo nashobora kuryama abana bose batararyama, kuko nagombaga gufunga dorotwari. Abana nagombaga gutegereza abana bavuye muri etide akaza, nkamenya nkasura ko abana bose batashye, narangiza nkajya gufunga dorotwari, nkaza nanjye nkabona kuryama. Ubwo rero hari abakobwa nyine, izo nkotanyikazi niko nzita, bandazaga ijoro, kuko nacungaga ko babaga muri etide, nkabona barazamutse bagiye mu giprofeseri, bagiye kwa prefet de discipline wacu, wari umusaza wavuye i Burundi, ari nawe washatse kutwicisha. Noneho yakubura nkabona nka 5 z'ijoro, 4, ubundi etide yaragiraga nka 2, 3, abana bose bagize bagomba kuryama. Urumva ababaye muri etide barabizi ko isaha yo kuryamira yabaga ari 1.
noneho nkajya kubona nkabona abakobwa barazamutse, ntabwo nagombaga gufunga dorutwari bataraza, nkategereza, najya kubona nkabona nk'isaa yine n'igice baraje. Ubwo bavuye he? Bavuye kugambana baherekejwe n'abasirikare, bari kumwe n'abasirikare b'inkotanyi, babaherekeje bakaza bakabageza munsi ya dorutwari neza hasi, noneho njyewe nkagenda nkafunga nkaza nkabona kuryama. Bandazaga ijoro, inkotanyi mwe mwandaza ijoro kandi muri kugambanira kutwica, uretse ko byabananiye. Ntabwo na n'ubu sinjya numva ukuntu umuntu w'umukobwa aba umwicanyi, ntabwo nzapfa mbyumvishe ukuntu umukobwa murarana muri dorotwari, murarana muri dorotwari musangiye byose mugize gute, akumva ko agomba kukwicisha. Ntabwo wenda ngewe icyo nakoze nabifurije amahirwe menshi, niba izo nkotanyi nizere ko zimerewe neza, zabayeho neza, zashatse abagabo zikubaka ingo zazo zigakomera, zikabyara abana zikabarera neza, nicyo nabifurizaga, nicyo nanabifuriza kugeza ubu ngubu, kuko ntabwo njya numva ukuntu umugore yica undi. Inkotanyikazi cyangwa se n'interahamwe kazi rwose mbasabira ku Mana, mbashyira imbere y'iyo Nyagasani, kubera ko ntabwo njya mbyumva, ntabwo njya mbasha kubyumva. uyu munsi nakoze meditation kugira ngo ntaza kugira emotion rwose, ntabwo ziri buzi uyu munsi. Noneho rero babashyira inkotanyi zibashyira mu buyobozi, abadepitekazi nibo buzuye mu nteko ishinga amategeko, abaminisitiri nibo benshi, n'ibiki, ariko zibafunga amaso ku buryo bigeze aho igihugu cyabaye bakigize ikize Sodoma na Gomora. Sinzi Sodoma na Gomora abayizi muri Bibiliya barabizi, wenda uko yari imeze bashaka kuzabisobanurira. Igihugu bakigira amaheru kubera abagore. Mu nteko ishinga amategeko abana barafatwa ku ngufu, utwana twarabyaye duhetse utundi, uduhinja duhetse utundi, umugabo arata umugore we mu rugo muri za minisiteri cyangwa se ibyo bidepite n'ibyo bisirikare birata abagore mu ngo babyo, zikajya gufata utwana tw'imyaka 14 ku ngufu, zikajya kuturongora. Abagore mu mahoteli, izo nkotanyikazi mu mahoteli ndi kuvuga ngo zitandaraje, pardon. Ntabwo mbivuze mu mbabare, ntabyo mvuze. Bazengurutse isi ngo bashaka kuneka abagabo. Harigenza n'urumeza ukuntu abagabo nabo nyine barasamaye, abakobwa beza. Kagame n'inkotanyi ze bafashe abakobwa barabatukuza, amavuta atukuza ya mbere ku isi yisigwa n'abanyarwandakazi, kugira ngo batukure, yisige makiyaje nyine, bagende batukura, bajye gusedubiza abagabo. Igitsina gabo rero iyo kimenye abagabo nabo, reka umugabo nawe w'umuhutu iyo abonye umugore gutukura nyine ngo meza, wambaye neza, kamini yakakubise neza, inzara yazisize, iminwa yayitukuje, agasakoshi nyine keza cyane, ahita asamara. Ubwo nyira ntabwo yasize mu rugo, atetse ari mu bana n'iki byose, akagera mu rugo yihagiye ibyo ahaga, cyangwa se yanyweye inzoga nyine, inzoga inkotanyikazi yamuguriye nyine ya hatari, akawisike keza yagakubise, yakanyweye, yakujuje, arimo agira umubi. Yagera mu rugo yasanga inkweto hariya, umwana yataye igikweto cye hariya, yataye urukapu rwe hariya ku ishuri, umugore yabuze akajya ko kuritoragura. Uburiri ntiyabushashe kubera ko yabuze akanya, cyangwa se yabushashe nabi, yabuze akanya ko guhindura amashuka hashize ibyumweru 2, yabuze akanya ko guhindura amamesha ye, imesha ze zamuboreye ku mutwe, yabuze akanya ko kumesa, ibintu nk'ibyo byose murabizi. Yahagera ati wakicucuwe, n'ubundi nabivuze ibihutukazi muri bimara, ntago muzi kwitaho, ntago muzi kugira gute. Akaba yisubiriye, agafata telefone, halo sheri bite, umugore ati cyangwa SMS, hano ruguru rw'urugo rugira umwanda kubi, akaba ati undi ati natizire hano sheri,
ehi akaba yasubiyeyo akaba bagendera ko ingo zigasenyuka, abana bakabura uko babigenza bakajya mu mihanda, abana b'abakobwa abura kirera, umugore nawe bataye ntabwo aba afite imbaraga zo kurera abana be uko bikwiye, agatangira depression mu nguni, akajya yicara hariya kubita abana, umujinya, abana bose batura umujinya, bigakara. Nuko rero abanyarwandakazi, ni ku gihugu kizamba, bipfira hasi, bipfira ku bagore bagirwa ibikoresho, bipfira ku bagore bagirwa ibikoresho by'abagabo, ibikoresho bya politike, ibikoresho bya demokarasi, ngo demokarasi ngo kuza ngaruko ngo abagore bambaye ubusa, ikintu cyambabaza cyane, byanze uri kumva mu mutwe, ntabwo nzi ko bizavamo, ukuntu Diane Rwigara yiyamamaje abagabo, igitsina gabo gihita gisohora amafoto ye yambaye ubusa. Umuntu ashobora gucikwa, ukizera umuntu, rwose turi abantu, ukizera umuntu, umubiri wawe ukakuranira, ukakurusha imbaraga, ukaba rwose wamwisanzuraho, iyo myenda ukayikuramo uri umugore, ukajya hariya akagufotora, rwose bibaho rwose, nta muntu njye nshobora kubishinja, nanjye byambaho, turi abantu, hari igihe imbaraga za kimuntu ziturusha imbaraga rwose, cyangwa ukaba wafata ifoto ugaha umuntu, urumva. Ariko rero kuba ubikuranye n'umuntu, noneho rero yabona umuntu yiyamamaje, cyangwa se umugore agiye azanye ibitekerezo byo kuvuga ati reka tubohere rubanda, nk'uko Diane yavuga ati twubake abantu mbere yo kubaka ibintu, ati nibwo tuzatera igihugu imbere. Noneho umugabo ngewe nita imbwa y'umugabo, igafata amafoto ye ikayashyira hanze ngo kugira ngo imucecekeshe, cyangwa se ngimucecekeshe, ngo ceceke, ngo buriya ngo ka Sylvia, cyangwa se ka Sylvia ngo nakora akagore, ngo urugo rwako rwakananiye, ngo ibiki n'ibiki, ngo kagira gute. Ni ububwa, ndabivugira ahangaha, iyi chaîne ya YouTube ni iyanjye, ndabivugira ahangaha, ni ububwa, niho igihugu kizambira. Ntabwo kuba waragiranye amabanga n'umuntu muri mwenyine, warangiza ukumva ko ugomba gufata ifoto ye cyangwa se iki ukayishyira hanze ukayereka isi yose, urumva. Nubwo wenda Diane ntabwo nzi niba ariko byagenze, wenda niba ari amafoto yariyo cyangwa niba ari Photoshop bakoze, ariko gukora Photoshop ni ububwa, uko Photoshop ukayishyira hanze kugira ngo mucecekeshe, ngo ngataha perezida wa repubulika. Niho igihugu kizambira, n'abagabo batabyamagana nabo mbashyira mu gatebo kamwe, abagore batabyamagana mbashyira mu gatebo kamwe. Ni ubunyangarwanda, njye niko mbyita, ni ubunyangarwanda, ntabwo ari ugukunda igihugu rwose, mwe mubyumve mubyiteho, ntabwo ari ugukunda igihugu. Niyo mpamvu rero ngewe mpita mprofita, mpita mboneraho akanya ko kubwira abantu, umuntu wese wibwira ko ngo Sylvia Mukankiko ngo azamucecekeshereza, ngo kumushyira hanze, ngo avuge ngo ni kibi, ngo wenda ngo akore Photoshop, niba hari n'ifoto naguhaye ngo uyishyire hanze, ngo buriya ngo Sylvia ngo azamwara, ngo nibabona ngo yagiye hanze ngo Sylvia Mukankiko ngo bazamwara, ngo aceceke. Umva, ngewe n'ubwanjye bibaye ngombwa ingenda nayikuramo ukambona, isi yose ayo mafoto ukayafata neza, noneho ari n'ibyo yakwihereye nkayashyira hanze. Ariko urugamba rwo kurwana n'inkotanyi tukabohoza igihugu, nta kintu gishobora kurumbuza. Icyo uzakora cyose uzavuge wenda ko mfite ikindi biki, amafoto ukore rwose, nushaka ukore za pankarite uzimanike hehe kuri Maison Blanche, urumva, nambaye ubusa, ukore za pankarite uzishyire kuri Champs-Élysées, ahantu hose hashoboka, no kuri ya cyashize cya Kagame, cya kindi yajaga yigama ngo ukigeze uruhande ngo yakwica, none yaragisize gisigara gihagaze, asigara waragenda. Nuzasaba kuzafata amafoto ya Mukankiko yambaye ubusa, ugende uyamanikeyo. Ntabwo ndaceceka, nta kintu nshaka kucecekesha, ikintu nshaka kucecekesha ni kimwe gusa, nako nta nacyo, kuko ninapfa nzakomeza mvuge. Umuzimu wanjye ahubwo azaza akaze cyane,
araza akaze cyane, araza avuga ahagarara hejuru y'u Rwanda, akavuga abanyarwanda bose bakamwumva. Niko bigenze. Ubwo rero navugaga nti umuntu wafashe wumva ko yumva ko agomba gucecekesha igitsina gore, akoresheje ngo buriya ngo nimvuga ngo uriya mugore ngaryamana na naka, cyangwa se ngo waryamanye na naka agaceceka, ngo nimvuga ko n'icyo amafoto ya Diane hanze ngo yambaye ubusa ngo buriya ngo ndamucecekesheje ngo ngewe ngo ubutegetsi ndabumutwara, ngo nimvuga ko abadamu benshi cyane bimbabaza. Niyo mpamvu ngiye mbwira abadamu nti iki nitutabirwanya tugomba kubirwanya twivuye inyuma kumva ko bakanyibasira ngo bakamwibasira ngero tukanyibasira, akagabo kakajya hari kakavuga ngo buriya ngo ngaryamana naka ngo giparingo ngo Nahimana Thomas ngo niwe umusenyera urugo, akagabo kakajya hari kakabivuga, abandi bagore tukabyumva tubirwanye, tubihaguruka ngo tubirwanye, kuko uyu munsi ni ngewe ejo ni wowe, sibyo? Cyangwa se umukobwa wawe bazabimukora, nubwo wirata ngo umukobwa wanjye ngo simushyira hanze ngo ariga ngo ejo azaba yabaye minisitiri, cyangwa se ngo mu mahanga, cyangwa se ngo ikindi biki. Umwana wowe wera ntibikubaho kubera ko ucecekeye, wera ntabwo ibyo karenganya ntibikureba, ariko umwana wawe aziga nashaka kwiyamamariza kuba burugumesitiri wa komine Murembeke cyangwa se ya Paris, ubwo bugabo bugihari buzamushyira hanze, cyangwa umuzukurukazi wawe kuva tukibyara abana, cyose nugira Imana wenda ukabyara abahungu, ubwo rwose ushaka uwizeye ko wera nta kibazo bizagira, ariko duprotege n'abana bacu b'abakobwa. Ntabwo rero kuprotege abana b'abakobwa ntabwo bikorwa na Mukankiko gusa ngo bizashoboke. Abana b'abakobwa iyo bamuteye inda, iyo agiye hanze bakamutera inda, araza ni wowe uhangayika. Umwuzukuru wawe kurera umwuzukuru bitari ngombwa, kuri butunguranye bitaguteganyije, catastrophe ku buryo butateganyijwe, ukarera umwuzukuru, ukarera iki, umwana w'umukobwa bafashe ku ngufu akaza ukajya kumwomora, harakuramo inda bagapfa, umwana w'umukobwa ukaba wamutakashe kubera iki, kuba utararwanyije ku karengane. Abagore mu nyumva iki kiganiro mukigeze kure, mumbabarire muze dushyira hamwe ibyo bitsina byacu ngo bashaka kudukanyisha ngo bazabyerekana, tubibereka ahubwo, ariko turwanya akarengane. Hari abagore bo mu Butaliyani bahinduye ibintu, bakuye imyenda bajya hanze, ariko abagabo niba ari sinzi, wenda nzakuramo ikindi kiganiro, igitsina kiba gikangisha ni ukubera iki ko kumva reka nkubwize ukuri. Wari uzi ko ushobora kuvuga ngo ugiye kushyira hanze, ngiye nkakuramo business, nkakuramo business pe, amafoto yanjye nkayacuruza kandi nkagukirana, kandi wenda wari uzi ko ngo ushaka kushyira hasi, nkagukirana kabisa. Reka narondogoye uyu munsi, reka ngere ku musozo. Mumbabarire niba naganiriye nabi, cyangwa se n'ibikirotse ko nta muntu n'umwe ku isi ushobora kuntegeka ibyo ngomba kuvuga, uko yabasa kose. Mukomere cyane, Imana ikomeze ibahezagize, ibandindire kugeza igihe nzagarukira, ariko uretse katari kera, ni vuba aha ngaha turi kumwe rwose. Mwibuke gukanda subscribe, dukomeze dutere imbere rwose, kandi nashishikariza abana b'abakobwa cyangwa se b'abasore, aho kugira ngo mwirirwe babagira igikoresho, ushobora kwikorera ka business rwose runaka kakwinjiriza, utagombye kujya ku gikoresho runaka. Yego nyine hari n'ababikora ama business simbizi, ariko ayo mafaranga ngiye mbona ntacyo azakugezaho, kuko umwuzukuru wawe harabona igihe tuzabona umwuzukuru kubera ko umubiri wawe bazaba barabangije. Kuri utu business mufungure ama YouTube channel rwose, dufatikanye, dutezanye imbere, duterane inkunga, tuzamura Afurika yacu. Niba ufite akarima gahinge, niba udakafite, niba ufite udufaranga ushake wenda n'abakozi. Hari abana b'abasore n'inkumi babuze akazi, ubaha akazi, nuko ukaba kugira abakozi imodoka, abana bazamuke, tuve mu matiku. Ubwo bukene, ubwo butinde nibwo butuma ujya no kwibasira mugenzi wawe,
ukajya gushakisha uburyo ngo atazagusuma, atazajya hejuru yawe, wabona kanyiko niyicariye hano nivugira, utangira kumva ko ngo ngiye kujya hejuru yawe, ngo ngiye kugutwara ngo igihugu cyawe, ngo ngiye kugutwara ubutegetsi. No, 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 no. Nurangiza kubyumva ubusangiza abandi, cyane cyane ab'igitsina gore, kuko igitsina gore kiracyari inyuma cyane cyane, abanyarwandakazi muri inyuma, kubera ko iyo ndebye kuri statistique y'abantu bareba ibiganiro byanjye kuri YouTube, kuko YouTube byose babikwereka imyaka bafite babireba, aho ibihugu baherereyemo, kakwereka pourcentage y'ababireba. Abagore bareba ibiganiro byanjye ni 25%, abasigaye ni abagabo. Ni ukuvuga ngo n'ikiganiro nkoreye abagore ntabwo ari abagore bazakireba, ni abagabo. Navuga ko nkoreye ubusa? No. Niyo mpamvu mvuga nti abagore muhereka, cyangwa se umugabo nawe uri bubyumve ukumva ko wenda bifite akamaro, wohereza umugore runaka cyangwa umukobwa wawe abyumve, kuko niba muteye inda cyangwa se agashaka imburagihe akagira gute, ni wowe uzayabya ku mutwe. Rwose ntabwo numva ko uzasaza neza n'uba ufite ubona umukobwa wawe asaziye aho ngaho iwawe yaragarutse, cyangwa se baramukubita akahukanira iwawe ava amaraso. Ntabwo numva niba bizagushimisha. Niyo mpamvu rero ibi ngibi bireba abagore bikareba n'abagabo, kuko igihugu niba tugomba kugitunganya tuzagitunganyiriza bose, ntabwo tuzagitunganyiriza abagore gusa. Kandi abagore ntabwo bagitunganya bonyine ngo bishoboke, n'abagabo ntibagitunganya bonyine ngo bishoboke. Isi niyo mpamvu Imana yaremye abantu, yaremye umugabo yangiza ikamuremera n'umugore, kuko yabonaga ko umugabo wenyine atashobora isi. Kandi nta nubwo yabaje kurema umugore ngo yice abagabo kugira ngo abagore bagumeho bonyine. No, 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 no. Ibintu ni magirirane, igihugu ni icyacu twese, tugomba kugitunganya, ariko tutabangamiranye. Murakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Akazuba kavuye akazuba karaje, Imana yatwejeje akazuba tugaprofite, uretse ko hanze hakonje nyine, ariko ubwo nyine akazuba Imana irakatwohereje kugira ngo ashyushye isi. Mukomere cyane, turi kumwe rwose mu bihe byose. Imana ikomeze ibandindire.